ndabisaba babonye bagushyire gute bari abakobwa barabasha nenzi kuri bugemo aha simbashije ngo nabajejeta faranga numvishe ariko bari kubita nabajejeta noti ciye iminsi itari myinshi aho hagaragaye navuga umugabo umwe rwose ubona wiyubashye cyane ndetse ibyatunguranye cyane nuko ari umuyobozi mbonera postinze ati ngewe rwose ati nasetse cyane kuko umuntu bari kumwe ndamuzi ndetse aricyo kintu nibajije cyane se ko uwo muntu atagaragaye yagaragaye akantu gato cyane uriya muntu muzi gute ubundi mu buzima busanzwe ni umuntu wari usanzwe uzi gute ese watekerezaga ko kiriya gikorwa navuga ni urukozasoni uriya mukobwa yagikora actually ntabwo ari kuri yateye ntabwo asanzwe ameze kuriya ahubwo navuga ko n'imbaraga z'inzoga nazo zabigizemo uruhare kuko bari banyweye bombi bari basinze bari basinze noneho inzoga buriya niyo mpamvu nazo burya bazibara mu kiyobyabwenge ariko cyoroheje n'umushukanyi ni umushukanyi no mu kuobanya inzoga ubanza zarababwiye ati it's okay nta kibazo buriya nago muri mu ruhame yeho umugabo abatangiye kumanura amapantaro umukobwa nawe akingaho agakoti kunuza hari abantu batabonye iyi video nubishobora ubashyirireho barebe tubwire akingaho agakoti arangije batangira akazi noneho umuntu wari uri hafi abantu bari ozaranturu ubundi bisanzwe noneho umukobwa akenyera agakoti arorose ipantaro yamanuye nayo icyabaraburije rero ni umutipe ukomeza azana akaboko avanayo azana akaboko ari nyine ashaka gukora gahunda iyo bakora ibyabo nta movement bicecekeye muri silence ntawe ari kubavumbura kariya akaboko kuriya mutipe niko kabashyirishijemo ubwo byari byanze guhura byari byanze none ese ko uri guseka ubwo byo byanze gura none se byari byanze nabonaga umuntu ufungura sentire buri kanya nazi byarimo reka da sentire yafungutse ahubwo umutipe yumvaga nyine atari magerayo aravuga ati kugira ngo ngereyo rero reka nshyireho akaboko kugira ngo mbashe ku hanyuma se we wakoze ikirayira nka wa muntu ubonye wenda uzi gutyo wenda ejo ndi rwamwatingiye ntago tuziranye biri deep ariko ndamuzi muziho ibiki waramuhamagaye byagenze bite cyangwa se naramuvugishije mubwira ko arakwitaba bibaye ngombwa amashusho amwe namwe aramutse z'abantu bandi bari bahari yayakumira ntajye hanze kuko yarakoje isoni kuruta iriya video ase uri nk'umusore ukundana n'uriya mukobwa cyangwa se uri nka fiance we ibaze ico gisebo cyangwa se uko wakwiyumva uwo musore wabitsikije amafaranga nyina ni nko kuyabitsa aho benshi abagabo benshi bamukomeye amashyi ati rwose nibyo abagore bakwiye kubona isomo ukabona mbese hari abamushima abandi bakamunenga ku rundi ruhande atese niba uri umuntu w'umugabo ni gute ko wakwita umugabo igihe nyoka kikumenyera amafaranga wajya kugura urukweto uti mama mpereza amafaranga ati icyo gihe ubukiri ku ibere rya nyoko wagakwiye kuba utararongora we kira kintu kibonye gute ariko reka mbwiza abantu kuri nubwo namaze iminsi mbikwepa ntashaka kubivugaho ariko reka mbivugeho biteye isoni n'ikimwaro kubona umuntu w'insoresore iri aho y'ubwanwa buteretse budafite icyo bumaze yirirwa akoma mu mashyi ngo hakimi rorumodo kandi iyo nsoresore yashoreye ubwanwa nka ruhaya yirirwa ikorera amafaranga yashora mu nkumi mama we yirirwa yicwa n'inzara adashaka kumuha amafaranga ariko akirirwa avuga hakimi pumbafu hakimi ko yahaye nyina akaba amutunze wowe uherutse kureza amafaranga nyoko ryari cyangwa se bigeze base bibizongwe nimvuga so ukizongwe ni bya papa cyangwa se bya bigabo biti munyihangane gukoresheje ijambo ko mba mbirakariyemo bya bigabo bibyara abana ntibibarere bikajugunya hariya bikabyara nk'inzoka ariko reka mbabwize ukuri mbabwire kandi ukuntu kuri kumvikana aho ngaho wiri mukoma mu mashyi ngo hakimi cyambere uri mukomeretsa nyoko ni ikinyarwanda abantu ntibumve nabi iri jambo selera kubigezo nkabona birakurenze birambabaje kubera ko hari na bamwe nzi naranababwije ukuri ariko uraho hakimi n'ibyanwa bibi ntushaka no gufasha nyoko ngo ariko ngo hakimi yakugibereye rorumodo wa he
ese nyoko nimba utamufasha kano kanya nushaka umugore nibwo uzamufasha uzibuka kumwandika imitungo ni ikibazo rero niba tugabanya hakarindi ni rusaku birirwa hakimi excuse me mumbabare genge mbabwiza ukuri ndabizi bagiye gutukana uri bunuke muri comment ubwo turaba tubonye aherereye arabari ikizongwe nk'abandi bose arinze no kuba icyo ntaza businzi ikintu namwita icyo ari cyo mukuri reka mbabwize ukuri hano nabo ngiye kubakurira inzira ku murima agahukuni niko bimeze hano abagore akenshi nakundaga kujya ku ruhande rw'abagore nakundaga kuvugira igitsina gore cyane kandi ni nuko nteye sinzi impamvu ibintera ariko kuri jyewe rero nahisemo kujya mpagarara muri urwo ruhande rwabo kugeza igihe menyeye ukuri ngo ararengana cyangwa ntarengana nkabona kumukuraho amaboko yes ariko kuri iyi nshuro hongeye gukubitira mu mavi ku bagore bameze nk'uriya ni ibirara ni ibihomora nijoro ntaryo bazabona gusiga umuntu kiriya kintu nakigaye umugore wese uzi ko ameze kuriya umugore wese umize ko afite imico nk'iyuriye ni ukuri pe isi yose reka mbyite ko ndamuvumye ntabwo namubyaye ariko ndamuvumye ese Kanimba ni umudokiteri wabyaje navuga ababyeyi benshi pe benshi cyane n'amakomenti yagiye abivuga uko wowe ugenda ubibona no muri komenti bigenda bivugwamo ese nkawe nk'umubyeyi n'ibikorwa wagiye ufata gute aho benshi barize cyane ati uyu muganga yarambyaje uyu muganga yaramvuye uyu muganga yagiraga ke nebecoce tumva nisana na birakare Gasaro TV tubaha ikaze murereye mu mpande zose z'isi turasuje cyane abari mu Rwanda n'abari muri diaspora muri rusange turabakunda cyane uyu munsi ngarukanye na Layira ngo wayikaze nk'ubisanzwe urakoze cyane ari umusangwa Layidi nziza ariko da urakoze ewana shanda abona kabisa warushyushye ko mbonye uko yomo kariya kantu k'amaboko maremare numvaga gukoresheje amakosa pe ariko nyine byarangiye nta kibazo n'ubundi icyambere ni ku mutima uburega ntabwo mba nambaye gusa ego n'ubundi ubu ndikwije sibyo rata se hari ibere ryanjye ureba ubwo kandi ubwambure bw'umusatsi amini bw'umugore avuga ko ngo ari umusatsi ari inyonyo private parts kandi nta na kimwe ureba amaboko ho no mu biri bira bihugu kandi tuzi binakomeza ibintu bya sheriye cyane bakomeza ibintu by'amategeko y'idini usanga bambaye ibintu biciye amaboko nta birenze kandi kukuramo ikintu cy'amaboko maremare bitewe n'impamvu either y'uburwayi cyangwa wumva utari comfortable kubera ubushyuhe cyangwa se ikindi mpamvu atari uburyo bwo kugira ngo wibonekeze ntacyo bitwaye kandi rega ibintu byose ni umutima w'umuntu nuko wizera Imana ndabyemera wari umeze neza ndashima Imana n'amazani yagenze gute muri rusange nta nari mwantumiye ngo nze kurya ifutari koko hasi ubwo koko wowe urabona tubanye neza uhora busy yego you are busy woman ubwo sinzi impamvu we batagushyize kuri list ya babana Kigali boss babes bari gutwika ariko bameze amafaranga ndabisaba bagushyira babonye gute bari abakobwa barabasha naye nzi kuri bugemo simbashije ngo nabajejeta faranga numvishe ariko bari kubita nabajejeta note ariko ifaranga wanze ari bari jejeta koko we nibabonye mu modoka bagendamo ntabwo biba byoroshye ariko tugomba no kubyishimira by the way hari abantu babazi ko ngo nta bagore bagira amafaranga ariko it's like ndabyita gute ni nka motivation action tuma buri mugore yumva avuga ati wow nanjye I can make it I can do it and I can achieve it ni byiza cyane hanyuma Layira wari umeze gute wari umeze neza muri rusange nari meze neza ndashima Imana ko kubw'ubuzima niyo nicyo cy'ingenzi aho wacumuye Imana kubabarire mbabarire pe reka twikomereze wite gute Layidi rero
mbere ko twinjira mu kiganiro twifurije Irayidi nziza. urakoze cyane. Irayidi ni ibisanzwe kuri jyewe mba numva ari ni umunsi mwiza unakomeye, ariko icy'ingenzi cyane kiba ari igisibo, kuko igisibo burya ngo ni umushyitsi. Iyo wamufashe neza nicyo uba ugomba kwishimira cyane, usibye ko tujya tugera no guherekeza. Ikintu cyo guherekeza, hari iminsi iba igomba gukurikira uherekeje iminsi 10 uherekeje uwo mushyitsi, ariko si itegeko yo ushobora kuyisiba ubishaka utabishaka. Ubu nka nyuma y'ejo abazaherekeza akirangiza Irayidi azahita akomerezaho asibe niyo ngiyo yo guherekeza uwo mushyitsi. Yego. Okay, ndumva ari sawa. Hanyuma reka twikomereze Layira. Mu minsi yashize yaciye iminsi itari myinshi aho hagaragaye navuga umugabo umwe rwose ubona wiyubashye cyane, ndetse ibyatunguranye cyane nuko ari umuyobozi. Mbona postinze ati ngewe rwose ati nasetse cyane kuko umuntu bari kumwe ndamuzi, ndetse aricyo kintu nibajije cyane, se ko uwo muntu atagaragaye, yagaragaye akantu gato cyane. Uriya muntu muzi gute? Kubera ahantu bari it was in a busy place, hari abandi bantu. Kari akavideo nubwo kagiye hanze kameze kuriya, ariko hari n'abandi bafotoye ku rundi ruhande. Hari amashusho yandi atagiye hanze, bafotoye ku rundi ruhande amashusho yabo bombazamo. None se Ribu yabwiwe n'ikibari y'abantu? Umugabo we yaragaragaye mu byo twabonye. Niba ariko kari agace kameze gutya gusa ntabwo ariko kabaho amakuru yuzuye. Buri umuntu agaragara neza, umuntu uzanarebe niyo bari kugufotora passport baba bagomba gufesinga amaso, amatwi yomba kazamo, izuru. Vuga ngo nyine iki gice gishaka kwibeshya, no mu rukiko umuntu ashaka kwihakana. Ntago ari jewe. Buri kugira ngo umenye ko umuntu ari uwa nyawe gutya. Rero hari abantu hari telefone nyinshi, hari abafotoye no kuzindi impande. Ariko se biriya bintu reka tuvuge ngo ni ibintu byatunguranye cyane, ndetse biranatangaza aho umuyobozi akwiye kuba urugero rwiza rwabo ayobora. Hanyuma ibintu nka biriya tukabona ku mbuga nkoranyambaga ndetse nyinshi zigiye zitandukanye, ukabona abantu bapostinze ibintu nka biriya. Wabibonye gute Layira? Ngewe nabibonye nk'agahoma munwa, mu kirundi nibo babita ngo nakamaramaza. Nakamaramaza biriya bintu nibikorwa by'urukoza soni. Yego. Mukuri uko umubiri wawe wagutegeka bingana guti, ugomba no kubaha ahantu uri, ukanubaha nawe ubwawe identite yawe, donc indangagaciro zawe. Mukuri uriya mugabo ni umuyobozi, afite amafaranga, nubwo yaba atayafite rwose ariko afite ahaba. Na nyamukobwa nawe afite ahaba. Kuba bakwifata bakajya gukorera ibyo ngibyo buri wese ahaba cyangwa sandi hantu hatari mu ruhame byarashobokaga. Ariko kuba barakoze kiriya kintu ku ruhande rumwe mbifata ko ari ukwitesha agaciro, ku rundi ruhande nkabifata ko Sekibi yari yabugarije. Yari yabugarije kugira ngo either abasebye anabagushe no mu cyaha. Rero ngiye kuvuga ku bijyanye na image y'ubuyobozi cyangwa se y'ubuyobozi bw'uriya muntu, ntabwo ndi bubishyire muri rusange. Uriya kiriya kintu yagikoze nk'umuntu ku giti cye, yagikoze nkawe, ntabwo yagikoze nk'umuyobozi. Gusa yatumye indangagaciro za titire afite zakomerekera, ari nabyo tunanenga cyane. So ni nayo mpamvu ari nawe babanje gutwara, ngira ngo mbere y'uwo bari bakoranye icyo kintu, kuko urumva we n'indangagaciro z'icyo ari cyo nazo zatumye habaho uburemere bw'icyaha, uko nabyita. Biriya bintu bikojeje isoni, binateye isoni yaba ari umuyobozi yaba atari n'umuyobozi, ntabwo bikwiye. Byarambabaje nanjye numva mbaye humiliated on his behalf. Mu mwanya we numva ni nkaho ari ukozwe n'isoni. Hanyuma se umukobwa aramubonye, ubonye isura ye ni umuntu uzi gutyo? Ndamuzi. Ubundi mu buzima busanzwe ni umuntu wari usanzwe uzi gute? Ese watekerezaga ko kiriya gikorwa navuga ni urukoza soni? Uriya mukobwa yagikora actually ntabwo ari kuri yateye. Ntabwo asanzwe ameze kuriya. Ahubwo navuga ko n'imbaraga z'inzoga nazo zabigizemo uruhare. Kuko bari banyweye bombi, bari basinze. Yes, bari basinze. Noneho inzoga buriya
niyo mpamvu nazo burya bazibara mu kiyobyabwenge ariko cyoroheje n'umushukanyi ni umushukanyi no mu kuobanya inzoga ubanza zarababwiye ati it's okay nta kibazo buriya ntago muri mu ruhame bafatiyeho umugabo abatangiye kumanura amapantaro umukobwa nawe akingaho agakoti kunuza hari abantu batabonye iyi video nubishobora ubashyirireho barebe tubwire akingaho agakoti arangije batangira akazi noneho umuntu wari uri hafi abantu bari ozaranturu bo barumiwe babura n'icyo babikoraho kuko urumva hari muri public baravuga ati yenda nitujya kubabuza biratuma imbaga nyamwinshi babona igira icyo donc ibashungera usanga bibaye akavuyo barabareka bibwira ko nta yandi maso arimo ababona kumbe hari abarimo bafata amashusho so biriya bintu rero ku ruhande rwanjye gewe mbifata ko abantu baba bakwiye kwitwararika wakumva agatama cyangwa icupa ritangiye kuzamura amarangamutima muri wowe agira ahandi akuganisha omboka gake wigendere aho kugira ngo ukore amahano ukore n'amabara muri public yego biteye ubwoba cyane hanyuma uravuze ngo wenda hari abatarayibonye wa mugani yorosaga agakote ku gitsina cy'umugabo yafashe agakoti ubundi ukuntu babikoze bari bameze nk'abari sibyo ko abantu b'inyuma bari guseka si igitsina ni igitsina none ko urumva umutipe yakuyemo nyine gahunda ye urumva ashyira hanze ashyize hanze umukobwa kugira ngo ahishe nyine urumva yari amwicayeho bamera nk'abajijishije ko umwe yicaye ku wundi bisanzwe noneho umukobwa akenyera agakoti arorosa ipantaro yamanuye nayo icyabaraburije rero ni umutipe ukomeza azana akaboko avanayo azana akaboko ari nyine ashaka gukora gahunda iyo bakora ibyabo nta movement bicecekeye muri silence ntawe ari kubavumbura kariya akaboko kuriya mutipe niko kabashyirishijemo ubwo byari byanze guhura byari byanze none ese ko uri guseka ubwo byo byanze gura none se byari byanze nabonye nabonaga umuntu ufungura sentire buri kanya ntazi byarimo reka da sentire yafungutse ahubwo umutipe yumvaga nyine atari magerayo aravuga ati kugira ngo ngereyo rero reka nshyireho akaboko kugira ngo mbashe ku hanyuma se we wakoze ikirayira nka wa muntu ubonye wenda uzi gutyo wenda ejo ndi rwamwatingiye ntago tuziranye biri deep ariko ndamuzi muziho ibiki waramuhamagaye byagenze bite cyangwa se naramuvugishije mubwira ko arakwitaba bibaye ngombwa amashusho amwe n'amwe aramutse aza abantu bandi bari bahari yayakumira ntajye hanze kuko yarakoze isoni kuruta iriya video ariko ngira ngo hari n'abamubereye imfura ntibaya spreadinga yose ariko uko byagenda kose yagiye hanze arahagije arakabije biriya bintu mukuri gusa anashimira Imana kuba isura yitaragaragaye hanze nubwo hari abayizi ariko hari abayizi kariya kari akabari ariko nibura isi abayizi ni bake ariko noneho ibazi yijya hanze nka kuri iriya video yagiye hanze n'isura yikajya hanze ni cyasha ni kimwaro gikomeye ku mwari unateganya kubaka urugo nkawe yateganyaga kurongorwa ese si umukobwa ntateganya kuzubaka urugo agashyingirwa agakobwa noneho ibaze kandi noneho igisekeje uriya muntu bakoze ariya mahano nta nubwo ari n'umuntu we wavuga ngo bigiye kure kuko ari umuntu we wavuga ngo ni fiance we bafite ibintu bifite gahunda ntabwo yamukoresha irukoza soni nka kuriya ntabwo yaba amukunda ntabwo umuntu ugukunda yagukoza isoni bigeze hariya ntiyabigiramo uruhare donc ntiyagushyijya ntiyaguprovoka gukora ibintu by'urukoza soni nka biriya muri public ariko wamugana ubanza ziriya ari imbaraga z'agacupa pe iriya ni imbaraga z'agacupa n'imbaraga z'ikibi kuko buriya nubwo amadini amwe n'amwe atavugaho rumwe ku bijyanye n'agacupa ku rundi ruhande genda bumva kuba gasoma n'uburenganzira bwabo ntibantera amabuye ariko oya kugasoma si bibi ahubwo kurenza urugero noneho n'amadini avugaho ko katemewe atari na keza bakareka abantu rwose nabo ndabumva kuko
buriya icupa ikibi cyaryo iyo ryamajije guhindura imitekerereze yawe ntabwo uba ukibasha kuvuga ngo ndekeraho ubwo wumva ari bwo ugeze mu mwanya wo gukomeza ukagera igihe noneho rigenda rigafata ubwonko bukaba freezed rigafreezinga ubwonko rigafreezinga byose muri wowe ugasigara umeze nk'ikintu kiri aho cy'igishusho gikora ibyo gishaka ariko ndatekereza ko umuntu nk'uriya ikintu nka kiriya kimubayeho nkeka ko azahita azivaho nshaka bisi kuko yani atanazivuyeho cyangwa se ngo anagabanye anywe mu rugero yaba sinzi ukuntu yaba atekereza. hanyuma ibaze uri nk'umusore ukundana n'uriya mukobwa cyangwa se uri nka fiance we ibaze icyo gisebo cyangwa se uko wakwiyumva urumva bidateye ubwoba. ntabwo nakwiyumva nabi kuko ntabwo naba namutumye ngo ajye kubikora ibyo bintu ahubwo jewe nabona ko umuntu nari mfite cyangwa se nifitanye gahunda nawe nta ndangagaciro mubonamo zatuma ambera umudamu cyangwa se umugore cyangwa se ambera mama w'abana kuko umuntu ukora ibintu nka biriya mu ruhame abantu ntibanyumve nabi birashoboka ko yabikoze atari kwa nta birashoboka ahubwo siko ateye siko asanzwe ateye ikindi biranashoboka ko yabikora ariko asanzwe ateye nyuma agahinduka kandi akaba umuntu muzima mwiza ariko jewe ndi umusore namuteretaga mufite no muri gahunda namwanga hari uvuze ngo arabizi neza ko atari kateye yari ya ndabizi neza ntabwo ariko ateye ni za mbaraga z'icupa ni za mbaraga z'icupa n'imbaraga z'ikibi ya hanyuma Layla twigarukire nanone gato cyane ku musore wabikije amafaranga nyina ni nko yabitse aho benshi abagabo benshi bamukomeye amashyi ati rwose nibyo abagore bakwiye kubona isomo ukabona mbese hari abamushima abandi bakamunenga ku rundi ruhande atese niba uri umuntu w'umugabo ni gute ko wakwita umugabo igihe nyoka kikumenyera amafaranga wajya kugura urukweto uti mama mpereza amafaranga ati icyo gihe uba ukiri ku ibere rya nyoko wagakwiye kuba utararongora we kira kintu kibonye gute Hakimi afite impamvu ze bwite zatumye akora biriya bintu sinanabinenze kuko the reason behind ntabwo nyizi ahubwo jewe nanenze abantu benshi bakomye amashyi kubera iyi mpamvu haramutse hari uwakomye amashyi nawe afite impamvu zisa n'iza Hakimi nubwo ntazizi ariko ziba yarizumvikana that's fine ariko rimkambwire insoresore zimwe na zimwe reka mbabwize ukuri kuko tuba turi hano kugira ngo twinspiringe urubyiruko ndetse n'abandi bantu ariko reka mbwiza abantu ukuri nubwo namaze iminsi mbikwepa ntashaka kubivugaho ariko reka mbivugeho biteye isoni n'ikimwaro kubona umuntu w'insoresore iri aho y'ubwanwa buteretse budafite icyo bumaze yirirwa akoma mu mashyi ngo Hakimi Roromodo wagenzura ugasanga aherutse kohereza mama we ngo aherutse mu nyihanganire nari nkojeje ijambo ahubwo ritanabaho kohereza ahubwo se ibyo birahari ugasanga mama we aheruka amafaranga ye cyagihe abana baba kwa kundi umwana aza yiruka ngo mango mbikira akiri umwana aribwo aheruka amafaranga ye kandi iyo nsoresore yahishoreye ubwanwa nka ruhaya yirirwa ikorera amafaranga yashora mu nkumi mama we yirirwa yicwa n'inzara adashaka kumuha amafaranga ariko akirirwa avuga Hakimi kumbafu Hakimi ko yahaye nyina akaba amutunze wowe uherutse kureza amafaranga nyoko ryari mbere y'uko uvuga ngo Hakimi ngo Roromodo izo nsoresore nizo ndimo nenga aho ngaho icya kabiri hari abasore bakomye mu mashyi cyane ngo Hakimi ngo yadubaye Roromodo n'iki nabo reka mbabwize ukuri hari abantu baba bafite cyangwa se bigeze base bibizongwe nimvuga so ukizongwe ni bya papa cyangwa se bya bigabo bitita munyihangane gukoresheje ijambo ko mba mbirakariyemo bya bigabo bibyara abana ntibibarere bikajugunya hari bikabyara nk'inzoka bavuga yes umwana agakura ari nyina umurezi agakura nyina yikota agakura nyina atanga ibitambo kugira ngo uwo mwana abeho sibyo noneho ugasanga nimba umwana akuze muri ubwo buryo ari nyina wamutambiye ibitambo sibyo kugira ngo abeho iyo se w'ikizongwe nta kintu yamumariye hanyuma ukaba uri muri icara ukoma mu mashyi ngo Hakimi ngo ibyo yakoze ni ibya nyabyo iyo so aza kumera nka Hakimi nyoko aba yarakureze
iyo soza bishoboka. gufata imitungo akayishyira kuri nyina kandi akanahinduka n'ikizongo ntagire icyo akumara n'imitungo yarashyize kuri nyina uba warakuze uri kwivugisha ubwo bugambo. Icyo gihe ni nacyo abantu bafashe nabi banabifataho nabi, ariko reka mbabwize ukuri mbabwire kandi ukuntu kuri kumvikana. Aho ngaho uri mukoma mu mashyi ngo hakimi cyambere uri mukomeretsa nyoko ni ikinyarwanda abantu ntibumve nabi iri jambo. Selaira kubigezeho nkabona birakurenze. Birambabaje kubera ko hari umuntu hari na bamwe nzi naranababwije ukuri. Ndababwiza ukuri kurabarya baranamboroka ariko it's okay, that's fine. Kuko ngo ngomba kukubwiza ukuri ntabyo kwicara ngo hakimi so nimba ari kizongwe nawe ufite imico nk'iya so hakimi indangagaciro ze cyangwa se kukubera romodo birakumarira iki ko uri bube mubi cyane kurusha nukora systeme ya hakimi uri ikizongwe ntacyo Mariya wabyaye kuri bube mubi cyane kurusha. Hakimi yafashe imitungo yishyira kuri nyina sibyo cyenda we si ikizongwe kuko yabyazana barera ariko we nimba uri ikizongo uri wa muntu udashobora no gufasha kandi rega kugira ngo tuzabone umuntu muzima umugabo mwe mwansore mwe mwirirwa mukoma mu mashyi ngo hakimi tubabonera mu bugabo bwanyu mu buryo ki mubafasha abanyuko abenshi turabazi ko banyuko baheruka amafaranga yanyu banza bababyara n'abari abantu babaye congratulations kaza kamufumbatisha 10 wabyaye mama wonse babyita wonkwe ariyo mafaranga yawe aheruka kandi nabwo yaraturutse mu bandi bantu ariko uraho hakimi n'ibyanwa bibi ntushobora no gufasha nyoko ngo ariko ngo hakimi yakugibereye romodo wa he ese nyoko nimba utamufasha kano kanya nushaka umugore nibwo uzamufasha uzibuka kumwandika imitungo ni ikibazo rero niba tugabanya hakarindi ni rusaku birirwa ngo hakimi excuse me mumbabare genge mbabwiza ukuri ndabizi bagiye gutukana uri buntu ke muri comment ubwo turaba tubonye aherereye arabari ikizongwe nk'abandi bose. Selaira arakanu kakuriye utanze ukuri kuryana hano arandiye kare akantu bo nabisobanuye biranumvikana impamvu yabikoze wenda ni uzi ko abaye n'umupati nawe hanyuma ibyo kirumvikana hanyuma twikomereze nanone andi marira ejo bundi nabonye warize amarira gusa ntago ari ibyishimo era amarira y'akababaro uvuga uti abagore bamwe na nijoro abimbwiye uti hari abagabo babi pe tibabi mu buryo runaka babi babaho bagatesha abagore umutwe bakabababaza bakagira iki ati umugabo tingiye rwose biziko mvugiye abagore umugabo babaza umugore atabari icyo ntazi mu magambo twaganiriye arinze no kuba icyo ntaza businzi ikintu namwita icyari cyo mukuri reka mbabwiza ukuri hano nabongeye kubakurira inzira ku murima agahukuni niko bimeze hanyuma mu wundi mwanya muturongera utareka abagore nanone atari abagore badashobotse babi cyane aho wa postinze ikiganiro cy'umudokiteri wavugaga uburyo ki yarwaye ko bimeze navuga ni ibintu bibi cyane Dr Kanimba benshi babonye ikiganiro cye kwa Sabi ndetse mbona byakurenze hari abagore babi wavuze byinshi bitandukanye biriya byo Laira mukuri hano abagore akenshi nakundaga kujya ku ruhande rw'abagore nakundaga kuvugira igitsina gore cyane kandi ni nuko nteye sinzi impamvu ibintera ariko akenshi numva ko umugore namurwanira ishyaka uko byagenda kose kugeza igihe ukuri kwe kumenyekaniye kuko hari abagore barengana bakabatera amabuye kabica nabi nyamara barimo barengana cyane kuri jewe rero nahisemo kujya mpagarara muri urwo ruhande rwabo kugeza igihe menyeye ukuri ngo ararengana cyangwa ntarengana kabona kumukuraho amaboko yes ariko kuri iyi nshuro hongeye gukubitira mu mavi ku bagore bameze nk'uriye nibirara nibihomora nijoro ntaryo bazabona gusiga umuntu genda igihe yamusigaga yarari mu gihe muri condition nziza ariko se ahamenyeye ko ari muri condition mu bihe bitamworoheye yakoze iki twarabyumviye yaravuze ati jewe yantanya abana ari bato arabatwaye arabantana ndabarera amajije kubona ngiye mu kibazo abana arabatwara nabo ntibansura abana ntabwo ndi bubarenganye kuko burya abana rimwe na rimwe bafata imico batojwe n'umubyeyi runaka yaba nyina cyangwa se ndahamye 100% kuriya mugore yabujije abana gusura se
kandi kiriya kintu n'icyaha yakoze n'imbere y'Imana isamubabarira. Nubwo se yaba atarareze abo bana, ariko please he's still there, aracyari se wabo, agomba kubahereza umurongo, akabahereza n'ikinyabupfura n'uburere bwo kumenya se, bakagenda amplisi mu bihe nk'ibi ngibi bigoye arimo. Kiriya kintu nakigaye, umugore wese uzi ko ameze kuriya, umugore wese umize ko afite imico nk'iyuriye, ni ukuri pe, isi yose reka mbyite ko ndamuvumye, ntago namubyaye ariko ndamuvumye. Ntabwo umuntu uba ufite buri inyamaswa, buri igikoko, icyo waba warapfuye cyose n'umuntu, ntabwo uba ugomba kumufata nk'atari umuntu, ntabwo uba ugomba kumufata nabi uko byagenda kose. Gusa ariko Imana niyo nkuru, uriya mupapa azamera neza. Hanyuma se Laila, ari nacyo abantu benshi bibazaga, ni ikihe kintu uko byagenda kose mu rugo habamo byinshi cyatuma wa mugani niyo washwana n'umuntu, umubyeyi arwara kamera kuriya, yari umuntu ndetse unakomeye twese tuzi, sibyo? Wafashije abantu benshi cyane, sibyo? Ariko ugasanga wa mugani na wa muntu niyo yaba yaragukoreye cya kintu ntiwifuza kumubona, kandi hari n'ibyiza wenda mu gihe mwabanye yagukoreye, ubona wenda biterwa n'iki uwo mutima. Icyaba cyose reka mbivuge gutya, nimvuze ngo icyaba cyose nubwo yaba yarishe umwe mu muryango wawe, sicyo cyakiremereye utababarira umuntu, cyangwa se bigoye kubabarira umuntu, kikaba aricyo kibatandukanya. Icyaba cyose umuntu ahora ari umuntu, ugomba kumufata nk'umuntu. Ibyo mwapfuye bigomba kujya apart, ariko still ubwo bumuntu afite ukabumwubahira kandi ukamufasha kububaho nk'umuntu. Biriya bintu narababaye numva, urumva of course nimba barakoze divorce, hariyeho nahita mugarukira iyo aza kubimenya kamera nka Kim. Ku rundi ruhande kuko iyo aza numva barakoze divorce, urumva barapasuye 50-50. Iza zivuzamo arwana n'ubuzima, uwo nguwize nimba nta niza afite ntiwanaguza kugira ngo wite ku muntu mwabyaranye, kuba hafi n'umuntu, kumuba hafi mpaka umuntu. Gusa Imana izaha umugisha uriya mubyeyi umuba hafi, mpaka umuntu badafitanye isano, bataziranye, akaba ari buza akamwitaho. Uyu mugore ahari simpazi, nta nicyo mpfa nawe sinanamuzi, ariko akwiye gukorwa n'ikimwaro. Abonye n'amarira y'umugabo we yo gihagazeho nk'umugabo, ariko buriya yatembeye mu nda kwa wa mugani w'Abanyarwanda, ayatembeye mu nda niyo menshi. Ariko reka nsaba Abanyarwanda nibamuhoze. Kumuhoza mvuga hano, nyabuneka twese turi mu bushobozi butandukanye, ariko hari icyo wakora. Niba udafite n'icyo giceri, nabonye bavuga ati nubwo cyaba igiceri kijana, ushobora kuba udafite n'icyo giceri, ariko ufite ubushobozi n'umutima umenekera imbere y'Imana, jya imbere y'Imana utakamba usenge. Buriya ni sengesho nayo ni contribution. Hanyuma hari abandi nabonye amakomenti atandukanye ati uyu mugabo ububabare bwe buzabera umuvumo uriya mudamu, bizamubera bibi cyane, ntazigera agira amahoro. Ubitekereza gute Laila, ko umuntu yakora ikintu kandi yagitekereje ko biri kose, sibyo? Hanyuma bikamubera umuvumo, nawe ni kubyizera? Ikintu kibiteka kiba umuvumo ku muntu, karuma, cyo bita karuma, ingaruka z'igikorwa. Ingaruka z'igikorwa wakoze, ingaruka z'igikorwa uko byagenda kose zirakuwuzira. Iyo umuntu akoze neza iteka bisanga imbere, iyo umuntu akoze nabi iteka nabyo bisanga imbere. Ni ukuvuga ngo iyo ukoze nabi nka biriya yakoze, ikintu kimbabaza kenshi nuko kiriya kintu akenshi usanga gikururuka ku bana bawe kandi nta ruhare babigizemo, ugasanga nk'umwe mu bo wabyaye bimubayeho. Ingaruka z'igikorwa cyawe wakoze, yego, bikaba ari we bibaho. Ariko nakwifuje bikaba kuri uriya nyir'ubwite, kuri nyirabyo. Reka dusoze ikibazo cya nyuma, nkubaza ese ibi byagatanze irihe somo ku bantu uyu munsi wenda bari mu makimbirane, ariko byibuze
tubanze utubwireho niriye somo Njyewe- byagatanze. ngewe biriya bintu inkuru nka ziriya nazibonye kenshi mpita mfata n'umwanzuro w'uko ngomba kubaho nta muntu nizera. Abantu simvuze ngo mwikwizerana ariko gira limit, umuntu n'umuntu arahinduka ikirere. Baho nka Scorpion, kuko Scorpion nicyo kiremwa nabonye ku isi kitagira ikintu na kimwe kizera. Nimba ubanye n'umuntu wumve ku isaha n'isaha azaguhemukira, bishoboka, simvuze ko ari ihame, bishoboka ko yaguhemukira agajya ku ruhande rutandukanye n'urwo wari umuziho. kaba nk'urufu. Ese Kanimba ni umudokiteri wabyaje, navuga ababyeyi benshi pe benshi cyane, n'amakomenti yagiye abivuga. Uko wowe ugenda ubibona no muri komenti bigenda bivugwamo, ese nkawe nk'umubyeyi n'ibikorwa wagiye ufata gute? Aho benshi barize cyane ati uyu muganga yarambyaje, uyu muganga yaramvuye, uyu muganga yagiraga keya. Nabonye amakomenti menshi babaye bararize amarira y'ingona ari ahadafite icyo amaze, abo nabo nabanenga nkanabagaya. Wirira amarira y'ingona muri komenti, gira icyo ukora, kuko ntabwo iriya nkuru yakozwe ngo wandike komenti, nta nicyo komenti yamarira Kanimba n'ubuzima bwarimo kano kanya. Gira icyo ukora mu bushobozi bwose ufite, buri wese afite icyo ashoboye. Nabivuze, nimba udafite n'ubushobozi buri financier, mugire ku mavusenge, kuko Imana ishobora byose aricyo yakora. Yes. Bantu nibarekeraho kurira amarira y'ingona, nibagira icyo bamufasha. Simvuze ko ntacyo bakoze, hari icyo batakoze. Ndavuze nti bibaye hari uwariza amarira y'ingona muri komenti gusa, yaba afite isoni n'ikimwaro cy'ibyo ngibyo. Ntacyo yaba komenti simara iki Kanimba n'ubuzima bwe. Arimo kano kanya akeneye ubufasha bwacu nk'abanyarwanda n'abandi babishoboye nubwo baba batari abanyarwanda. Ikibazo cya nyuma, nahoze ndeba ikiganiro nijoro abadokiteri bamwe bakoranye nawe bavuze ko yabasebeje abadokiteri, ndetse benshi bari kuvuga ati sarinda basebya ni gute kubundi arinda kujya gutabaza. Hari abantu benshi bakoranye ari umuganga, navuga wari ukomeye cyane. Nyebe coach tumba nise nanabirakare abashebeje abadokiteri ni bicucu, yabashebeje kuko yarwaye akavuga ko arwaye kandi ko akeneye ubufasha bw'abantu. Bamufashije iki se? Mbere yuko abasebya bamufasha bakoze iki ku burwayi bwe? Kandi ko twabonye ko agaragaza ko ubushobozi bwamushizeho kugeza naho yimutsa we yarara akajya gukodesha, imitungo ikamushiraho ikagera gute? None abo ngabo bavuga ngo yabashebeje bakoze iki? Bamufashije iki? hanyuma abadokiteri babanye nawe ubwo uyu munsi Imana ibaha umugisha. hari utaranibutse wa mugani kuvuga ngo reka musengere, yari wa muntu mugenzi wacu turi mu buzima buryoshye bumeze neza, nawe ari umudokiteri ukomeye, reka byibuze mwohereze n'ibihumbi 10. Ni ikizongo nka babandi bose navuze. Yose navuga ngo ni ikizongo, sinzi nicyo nazi. Rayira reka dusoze. Ndabona utangiye kurakara, reka mubwire ngo uramuke gusa bitanga isomo. Urakoze. Gasaro TV.